Siragira ngo mbasobanurire rero uburyo ushobora kuba wakora cyangwa se wakweditinga video yawe uyikoreye muri application ya CapCut, ariko ntuze kuyikora ku buryo iri buze kuba ifite iriya logo cyangwa se iki kimenyetso cya CapCut mubona hano hejuru mu gakona kari iburyo, nk'uko ndi kukabereka hano hejuru muri video yanjye nakoze. Uyu munsi rero numara kureba iyi video, nawe ubwawe uri buze kuba wakora video yawe muri CapCut ariko ukuyemo logo kandi bitagusabye kuba hari amafaranga watakaza cyangwa se premium nk'uko baba babisaba. Uyu munsi rero ndagira ngo unkurikire neza kandi ngusaba kugira ngo ukore subscribe niba utarayikora, ariko ukaba wibaza uti ese bikorwa bite? Nta bundi buryo rero usibye gufata iyi logo ya CapCut ukajya muri setting zayo, maze ubundi ukaba wayihidinga turi buze kubibona. Gusa tudatinze reka dutangire. Reba hejuru niba washyize video yawe muri CapCut, reba hejuru ahanditse AI UHD, maze aha hantu uze kuhakirika. Numara kuhakirika bari buze kuguhereza iyi page imeze gutya y'umukara, ariko ntuze kuyitaho, maze ubundi wirebera hasi ahanditse watermark. Noneho urabona iruhande hano ndimo ndakora barahita baguhereza izindi option zitandukanye zigera muri esheshatu. Gusa urabona ahanditse visible, aha iyo wahisemo uba ugaragaza cyangwa se uhitamo ko video yawe iba ifite CapCut logo ariko igaragara. Noneho hano handitse hidden, biba bivuze ngo nuramuka uhakanze ya CapCut yawe logo iri buze kutagaragara nk'uko ari nabyo dushaka, bitadusabye ko tuba twatakaza amafaranga. Hano izi option enye zikurikira urabibona ni upper left, lower left, cyangwa se upper right ndetse na lower right. Ni ukuvuga ngo rero izi option nazo ziba zifite icyo zivuze. Urabona nka hano kuri upper left uramutse uhakanze uba uhisemo ko CapCut logo yawe iza kugaragara muri video yawe ariko iruhande rw'ibumoso ahagana hejuru. Mu gihe lower left iyo uhakritse uba uvuga ko ushaka ko CapCut yawe logo iza kugaragara iruhande rw'ibumoso ariko ahagana hasi. Mu gihe upper right iyo hakanze uba uvuga ko CapCut logo yawe iribuze kugaragara mu ruhande rw'iburyo ariko hejuru. Mu gihe lower right iyo uyikritseho iyi option rero uba uvuga ko CapCut logo yawe ushaka ko igaragara iruhande rw'iburyo ahagana hasi. Gusa rero twebwe reka twikandire kuri hidden turibuze kuhakirika, ubwo deja turibuze kuba twavuze ko CapCut logo tuyihishe. Turayihishe, ni ukuvuga ngo video yacu turibuze kuyihishamo iyi CapCut logo, maze tuze kuba exporting ariko bitadusabye kuba twatakaza amafaranga ayo ariyo yose, bititaye kuri features za CapCut turibuze kuba twakoresheje. Ubwo uri buze guhuza ukirike hano kuri hidden. Urabona kuba umaze kuhakirika rero, igisigaye ubu wamaze kuvuga ko iriya CapCut logo uyihishe. Murabona hano hejuru mbere iri jambo ryari rigaragara. Reka nongere nkirike hano kuri visible. Uraribona hano hejuru mu ruhande rw'iburyo hejuru urabona ko handitse CapCut. Hano ndimo ndakora, ariko urabona ninza gukirika kuri hidden utegereze, urabona ko rya jambo rivuyemo. Niba rimaze kuvamo rero, igisigaye ni uko uza gusubira muri ya video yawe urimo urakorera muri CapCut, maze ukaza kureba ko rya jambo cyangwa se ya logo, cya kirango cya CapCut cyavuyemo. Uri buze gukirika hano hejuru ndimo ndakwereka hano, ubwo uze gusubira muri video yawe. Noneho ikiraba gisigaye uri buze gukanda hano kuri aka kamenyetso kagaragaza gusubira inyuma, hano ndimo ndakwereka hano. Noneho ugere muri ya video yawe wongere uscrolling right cyangwa se left urebe ko ka kamenyetso ka CapCut karimo.
urabona hano hejuru iburyo, urabona inguni zose kona zose za ya video yanjye, nta hantu na hamwe hari ikimenyetso cya CapCut nk'uko ubibona. Ni uko nguko rero ngira ngo wabibonye, nizere ko utazongera kuhapolodinga video yawe ifite ikimenyetso cya CapCut, ahubwo igikurikiyeho ubutaha tuzongera turebere hamwe ese uburyo ni ubuhe buryo dushobora kuba twakwegisportinga ya video twakuyemo CapCut logo. See you, ciao ciao.